Ngiye muyobozi buryo umuyobozi n'uyu nguyu ni president Yesu buriya sinzi niba udahise ubumva icyo ngiye kukubwira icyo ngiye kuvuga oya icyo mbwira Yesu agiye kubambwa hita utekerezaho Yesu yabambwa uruhande yari arimo yego ntago ari ibisambo ariko nyine nawe Yesu yari hagati Yesu yari hagati Mana waremye byose usumba byose uri mwiza tugarutse imbere yawe dusize byose tureba uko turi inguranye ubuzima bwacu dore ntacyo duhishe Elize ari uravuze uti menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo ariko ndabyibuka ko hari ubwo umwana ushobora kumenyereza inzira agatana sinzi niba warigeze urya ituro ituro hari impamvu turiho kuri isi si kubw'impanuka oya Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tube ubuzima bufite intego tubahaye ikaze icyo batakubwiye nuko yari president ubundi tuba twamushiza tuba ari wagiye hagati ariko nyine arihangana ubwo akaba ari umutoza ni umutoza wowe nayishinzwe communication yewe byose kimwe nta president urumva nyine aho wataye kuko nubundi kugira ngo ugere kuri president hari aho ugomba kugera ntabwo uhita umugeraho gutya urumva hariya agomba kuba ari indani mu cyumba cy'ikuri abari mu mbere ubwo abantu dukomoka mu majyaruguru mu mbere barabizi ubwo abadahakomoka nyine ni mu cyumba Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza reka nizere ko aho muri mutwumva kandi mudukurikiye mwebwe muri hano mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba uburengera bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga namwe reka twizere ko mumeze neza ibihe ni ibihe kuri twebwe natwe mu Rwanda mu rwa Gasabo na amahoro niyo mpamvu mubona twicaye tugaragara neza aba basore tugiye kuganira nabo ngira ngo bamwe muri bo musanzwe mubazi n'abatari babazi mugiye kubamenya ngiye muri kumwe ndi mwene so Theophile Byukusenga kenshi mukunda kuvuga ngo sakanu ka mwene so ariko nyine niko bigomba kumera n'inyikirizo yacu twese ngira ngo hari tubaha ikaze batangire batwibwira ariko muri make ni itsinda cyangwa se ni korali yitwa Redeemed niyo tugiye kuganira nabo ngira ngo hari mu basanzwe mubona ibihangano byabo ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanyeho basanzwe bagaragara ku nsengero zanyu ndetse n'ahandi mugenda mubona umunsi rero ku matsiko mwarimo bafiteho cyangwa se ku byinshi mugenda mwibaza tugiye kubishyira hanze cyangwa se tugiye kubiganiraho bityo tuganiro ikaze Redeemed tubahaye ikaze muri Kwiringira TV. Asante sana. Mumeze muti? Tumeze neza cyane. Ni amahoro. Ngira ngo hari ubwo abantu bajya batubona kavuga ngo turi bande twitwa bande uyu munsi mureke tubanze dufata akanya gato tubanze tubibwira amazina yacu nitumara kubibwira amazina none turirimbeho gatoya kugira ngo bumve ko turi korali bumve ko tugiye kuganira kandi tugiye kuvuga ubutumwa bwiza none ubundi tuze dukomeze twaguheraho muyobozi singiye muyobozi buryo umuyobozi n'uyu nguyu ni president Yesu buriya sinzi niba udahise ubumva icyo ngiye kukubwira icyo ngiye kuvuga oya icyo mbwira Yesu agiye kubambwa hita utekerezaho Yesu yabambwa uruhande yari arimo yego ntago ari ibisambo ariko nyine nawe Yesu yari hagati Yesu yari hagati yego tubahaye ikaze abadukurikira none akagero gato ndakeka ko ntago bikaze cyane yego njyewe nanjye nitwa bura ndi mwene so Golden nkuko numvise uvuga mwene so nitwa Golden nkaba mwene so koko cyane tubahaye ikaze yego nanjye nitwa Ishimwe Elize Yes, nanjye nitwa Sibo Fleri yego tubahaye ikaze icyo batakubwiye nuko yari president
ubundi tuba twamushiza aba ari we wagiye hagati ariko nyine arihangana ubwo akaba ari umutoza ni umutoza wowe nayo ishinzwe communication yewe byose kimwe nta perezida urumva nyine aho wataye kuko n'ubundi kugira ngo ugere kuri perezida hari aho ugomba kugera ntabwo uhita umugeraho gutya urumva hariya agomba kuba ari indani mu cyumba cy'ikuri abari mu mbere ubwo abantu dukomoka mu majyaruguru mu mbere barabizi ubwo abadahakomoka nyine ni mu cyumba yego sawa tubaha ikaze rero kugira ngo twumve ko ari kure nk'uko twabibabwiye ngira ngo baduhe nk'akapira k'amasegonda nk'umunota umwe kugira ngo twumve ko ari korari ndetse tugiye kuganira nabo muri rusange na Aburahamu Sara ndetse na Yakobo icyubahiro hose ni cyawe Mana waremye byose usumba byose uri mwiza tugarutse imbere yawe dusize byose tureba uko turi inguranye ubuzima bwacu dore ntacyo duhishe ese kudukunda nako turi uduha ibambe tudakwiye kurema byose ngo bitubere byiza n'icyitwa kunganya ntacyo dufite nk'iyi mitima yacu ikubera umubavu uhumura neza amashimwe nikuzo n'iby'umwana w'intama ukunesha n'ubutsinzi n'iby'uwaremye byose nguhaye umutima wanjye n'igihe cyanjye cyose kuko ari wowe mugenga wanjye oya ntacyo dufite twakunganya ntacyo dufite twakunganya mana njye ntabwo nzi kuririmba mba nafasha ariko nyine ubwo ngende umwizera naririmbiwe n'abadukurikiye nabo baririmbiwe twese turabizi reka nizere ko aho uri hose ibigeragezo byose waba urimo menya neza kandi uzirikane ko Uwiteka Imana yawe ntacyo ugomba kumumanganya na kimwe reka tuguhereho ndagira ngo hari ibyo turaza kuganira na perezida ariko wowe utubwire korali Redeemed ni korali muri rusange ni korali imeze ite murakoze cyane baje ikibazo cyiza korali Redeemed ni korali y'abasore biyemeje gukora umurimo w'Imana ndetse bakiri n'abato burya ntabwo dushaje twese turacyari ingaragu twemeje gukora umurimo w'Imana tubazwa mu itorero rya Francophone nibe twatangiye kera bamwe muri twe ndetse n'ubwo tukaba tugeze naho tugeze ikindi tukaba tubikunda pe burya nyine abasore ariko nabikubwiye abasore byoshye kubaririmbamo cyane yego kuko ni abantu babasha gushyira hamwe gahunda ku murongo aho bose barepeta n'ibisaba protokole nyinshi yego twebwe ntabwo bitugora undi mu busanzwe kuko aho dusanze na buryo turepetera ikintu cyose turagikora ku murongo bitatugoye yego naho mu yandi makorali ho usanga tudabuze iminsi yo kurepeta abaziririmbamo tugira umunsi wacu wo kurepeta nk'abasore kandi biratworohera pe ntabwo tugora urebye yego reka ibyo ngiye kukubaza bigarukira ngo mperereza iyo ndangururamajwi cyangwa se iyo nyakiramajwi perezida kuko byari ngombwa ntabwo nagombaga guhita ninjira ntakomanze ubwo narinde gukomanga perezida tuguhaye ikaze rero nawe kuri kwiringira nanone murakoze cyane bongera wibutse abantu badukurikiye ninde witwa ndi nitwa Ishimwe Elise
nkaba ndi perezida wa Redeemed. Yego. Perezida, tunejejwe no kukwakira by'umwihariko kuba umusivile nkanjye nakwakira perezida burya ntago biba bidasa ari ibintu bidasanzwe. Reka korali Redeemed ni korali yatangiye ryari, mutangira intego zari izihe? Redeemed twatangiye muri 2015 mu mpera z'umwaka mu kwa 12. Dutangira n'ubundi nk'uko Golden yabivuze turi abasore, intego yari yo kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bugere kuri benshi binyuze mu ndirimbo. Ubwo dutangira muri Eglise Francophone, n'ubundi niho twatangiye niho tukiri. Yego. Uyu munsi turabona muri abaririmbyi batatu, mu busanzwe niko mungana bimeze biti? Nuko turi hano turi batatu, ariko nuko abandi batabashije kuboneka turi abaririmbyi batandatu. Yego. Okay. Mwatangiye muri bangahe? Twatangiye turi abaririmbyi batandatu n'ubundi. Ariko abatangiye muri Redeemed ntago aribo bakirimo. Yego. Mwatangije Redeemed ninjye usigayemo gusa. Byagenze gute rero? Tubarire nyine utubwireze. Yego. Inkuru yo ni ndende, kubera ko guhera 2015 kugera ubu ngubu ni imyaka myinshi igera mu 9. So bamwe bagiye mu zindi nshingano, bangomba ko baba barekeye kuririmba muri Redeemed, abandi bari mu bihugu byo hanze. Yego. Abasigayemo ni njyewe wayitangije bari bayirimo, abandi nabagiye batwingaho nyuma kugira ngo umurimo ukomeze ukorwe. Yego. 2015 ni imyaka ngira ngo hari igera ku 9 nk'uko wari bivuze itambutse. Iyo ugiye kureba Redeemed ya 2015 na Redeemed ya 2024 ubona ari Redeemed imeze ite? Uko bigaragara ntago ari Redeemed ikimeze nk'uko byatangiye imeze. Yego. Nk'uko imyaka igenda ishira niko n'ibihe bigenda bihinduka n'imikorere igenda ihinduka. Ubu ngubu mvuga ko imikorere yabaye advanced cyane kuruta uko bya 2015. Kuko urumva iyo abantu bakiri n'abatoya ntago batekereza byigiye imbere cyane. Yego. Ariko iyo abantu bamaze gukura imitekerereze yabo irahinduka n'imikorere igahinduka. Yego. Hari waba ari kutwumva kibaza Redeemed bisobanuye iki, atazi yenda iby'indimi, atarize kuko nabo tujye tubibuka kuko si amahitamo yabo. Hari ubu byarabayeho kubw'ubuzima, kubw'ingorane z'ubuzima, bikamubaho kubwo ibintu bigiye bitandukanye. Yumve ko Redeemed ari ijambo rivuze cyangwa se ari izina risobanuye iki? Redeemed ni ijambo mu Kinyarwanda risobanura gucungurwa. Ubwo muri rusange niba twitwa Redeemed Group ni itsinda ry'abacunguwe. Ariko nanjye ndi muri Redeemed. N'abadukurikiye twese turaba Redeemed, twese twaracunguwe. Savani. Ni igitekerezo ngira ngo hari urumwe mu batangije korali, ni amahire kandi ni byiza cyane. Ni igitekerezo cyaje mugira yenda mwibaza mwumvaga Redeemed hariho amakorali benshi bazi kandi dukunda, ariko muravuga natwe reka tuze nk'abacunguwe cyangwa se nka Redeemed tuze twiyongere mu bandi. Mwumvaga muje guhindura iki cyangwa se mwumvaga intego zanyu ari izihe muri uyu murimo? Nk'uko twakuze tubyigishwa, nk'uko no muri Bibiliya handitse ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza akiyirimo. Yego. Ni muri uru rwego natwe twahisemo gutangira uyu murimo tukiri bato, kugira ngo aho ababyeyi bacu bashinguye ikirenge natwe tukihatere, kugira ngo umurimo w'Imana ndetse no kubwiriza ubutumwa bikomeze bitera imbere. Kandi nk'uko amakorali yose ajya gutangira umurimo, abagira ngo ukubwiriza kwabo binyuze mu ndirimbo bigere ku bantu benshi, kandi ni benshi barusheho kugarukira Imana ndetse barushaho kwihana. Elize, uravuze uti menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, ariko ndabyibuka ko hari ubwo umwana ushobora kumenyereza inzira agatana, sinzi niba warigeze urya ituro.
ituro ituro twaraririye ubundi nta muntu umuntu uwo ari we wese watorejwe ku birenge bya Kristo ndetse abitozwa n'ababyeyi be, umuntu uri kudukurikira akaba atarigeze arya ituro yandike muri komera bati ngiye nakiranutse ku ituro nkiri umwana. buriya iyo uri umwana abana barakosa, yego, kandi ntabwo uba wizeye neza 100% ko ikintu umubwiye agomba kugikora 100%. ntabwo bishoboka. Hari igihe ukubita ituro ugahita wibeta cyangwa ukaritura ukagaruza. ubuzi impamvu rero mbikubwiye ni ahantu wakomboje ubwo ngo twari abana ariko ubu ngubu twarakuze. Ndabyuka mbere igihe najyaga gusenga bakankubita agaturo, noneho nkaba nzi ko ubundi iyo ufite umubyeyi w'umupapa ukunda Imana cyane nyine wundi ubibamo cyane, ubundi waba ufite ibibazo. Ubu udafite ibibazo buri mu nyungu. Ukuntu twatahaga bakatubaza mu rugo wize iki ukabivuga, ninde wabwirije ni kanaka, sinzi muri mwe byarageze babaho. Noneho hari igihe nigeze gutaha ngera mu rugo umwana w'umuhungu akaturo n'akamizi, noneho nkamize sinamenya ko amafaranga bamaye nari guherezaho na muri muranyi ngature, sinabimenya kumbe ndibeta yose ndayaceka. Barambaza batuye yego, kanaka se kanaka bamuri nawe watuye ngoya, none se byagenze gute? Kumbi petit frère aragenda barandeze, uzi ikinyafu nariye ni ikinyafu cyane. Rero ndimo icyo nari mbivugiye no kugira ngo uko muri gukura tuteye gukurira mu kuribwa ikinyafu, kuko hari amakorere menshi uyu munsi usanga byiruka afite intego kandi agakura neza, ariko yagiramo hagati icyo twita kuba ibirangirire ugasanga nyine turi gukura. Bimwe bavuga ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, ugasanga twasumbye ijosi, ariko nizere ko kuri Ridimudi bitigeze bibaho mu myaka yose tumaze. Yego. Perezida, uyu munsi wa none rero tugiye kuvuga Ridimudi, tuyivuge dute? Tuvuze Ridimudi yo mu myaka yashize, uyu munsi tuvuga Ridimudi yo imeze ite 2024? Ridimudi ya 2024 nkuko twatangiye umwaka tubyiyemeza, ni korali ifite ibikorwa byinshi iri gukora. Yego. iri gusohora ama video ari kuri YouTube channel yacu, ndetse n'andi ari mu nzira akiri gukorwaho akiri kuza. Yego. Ndetse n'izindi ndirimbo zikiri muri studio nazo turi gutegura ko zigomba gukorerwa amashusho. Ubwo rero navuga ko Redeemed ya 2024 ari Redeemed ifite ibikorwa byinshi, bimwe biri hanze, ibindi bikiri mu bubiko biri kugenda bitegurwa gusohoka ko iminsi igendeze. Imbuga nkoranyambaga burya ni ikintu kiri hejuru cyane. Abari kutwumva, uri kutwumva nyine nk'umuntu nk'umudivantiste cyangwa nk'utari nk'uwabaye mu itorero, ariko umuntu kutwumva utari umudivantiste ni icyo akwiye kumva duhetse, nawe agomba kumenya ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru y'ihumure dufite, nawe agomba kumenya ibiyihe. Icyambere cyo nuko nk'uko izina ryacu riri, twese twaracunguwe. Yego. Ducungwa n'amaraso ya Yesu. Ndetse ahanini cyane kiri mu butumwa tugenda nka Redeemed dutanga. Cyambere cyo nkuko bivuze harimo ihumure, ndetse ni indirimbo zifasha imitima kugira ngo ihembuke. Yego. Ndetse no kugira ngo turusheho kwitegura kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Reka hari tutarakomeza kuko turacyabafite kandi turacyari kumwe nabo. Zimwe mu ndirimbo mufite uyu munsi wa none, kuko iyo tuvuze korali tukumva yenda tujya twumva yenda dukoresha urugero runaka, yenda nk'umuntu kanaka ngafite inzu ikomeye mu mujyi wa Kigali, afite imodoka zingana gutyo mu mujyi wa Kigali. Ibikorwa bya Ridimudi birumvikana ni indirimbo. Uyu munsi Ridimudi imaze kugira indirimbo zingahe? Ni hari ijambo. Yego. Nagira ngo izo nyama ziribwa na babosi. N'ubundi umutoza nenge. Niwe nyirabyo. Niwe mubazi. Natugaburire noneho sasa. Reka mbabagire ubwo nta dukebereho nuko dukebereho. Za Redeemed zimaze kuba nyinshi cyane. Yego.
ubwo sinzi niba mumbajije cyangwa mutubajije ziri hanze cyangwa zose hamwe muri rusange. Yego. Ariko ni indirimbo zirenga nka 60. urumva ubaza iyo myaka 9 ugahera aho korali yavukiye kugeza uyu munsi, ibikorwa byo ni byinshi, zirahari pe. Kankugarukeho urakoze, barakunyohereza ngo unkebere ku nyamufiti ariko oya kuri tofu dukoreshe tofu, ni tofu mwamfura mwe, dukebere kuri ka tofu. Korali ni korali abacunguwe cyangwa se Redeemed ni korali wagezemo ryari? Njyewe nagiye muri Redeemed muri 2018. Na 18. Yego. 2015 urumva wagiyemo nyuma y'imyaka 3 gutyo hafi aho ngaho. Ni korali wasanze imeze ite? Ni korali yari imeze neza ku kijyanye n'uburyo bwa organisation ndetse n'impano. Hari abantu baririmba neza kuko bijya no kubajyamo nari nababengutswe. Uri wabaye Dawidi kwa Mukawuriye. Mbakunda kuko nabonaga ari korali y'abasore, cya mbere burungano, ariko cya kabiri ubona bakunze Imana kandi n'umurimo bariho bari bawushoboye. Korali nasanze irorganize rwose. Buri muntu wese nubwo tutajya tugira ngo twibaza aho twavukiye, ariko burya amahitamo tugira tujya tuyatekerezaho. Niki wibaza cy'ingenzi cyatumye ufata icyemezo cyo kujya muri Redeemed mu makorali menshi? Kuko birashoboka ko yenda uravuze uti yari amakorali y'abasore, nyamara twa dufite Messengers ndetse munasengera ku itorero rimwe, dufite Shalom, dufite Yesaraje, indi iri mu mujyi wa Kigali y'abasore ni buriya Ababimbuzi, Arindira, hari abandi baje nyuma rwose, baje nyuma ariko Baraton sasi yeje bundi, Baraton ni yeje bundi, ariko kuko indi dufite abasore ni yehera niriya iri gukomoka kuri Yesaraje, harya bayita gute? Ntabwo nibuka izina ryayo, ariko arantu duherutse kuri za Gitwe, ariko nayo ndumva yaraje nyuma. Bari abasore nabo ngo bavutse ku nkwa. Uyinteranya ni abasore bari kuririmbira Imana, ariko icyo nzi cyo bari gukora umurimo. Hari ikindi se bari kuwukora kandi neza, si bafite n'indirimbo basohoye se? Si impamvu uri kunshakaho n'iy'iki wowe? Ni abasore bari mu kazi. Bakomereza imbere. Yego, noneho komeza. Kuki yenda utagiye muri ayo makorali yandi, aho ukavutereka njye muri Redeemed yari imaze n'imyaka mike iri kuvuka? Nubundi ntago ndi bujye kure y'ibyo nari nkusubije. Mu magambo make ari korali iririmba neza kurusha izindi kuri point of view yanjye. Nabonaga baririmba neza bijyanye n'imiririmbire nkunda cyangwa se genre y'umuziki ngewe nkunda, ariko nanone wareba uburyo banawusanisha no gukorera Imana ukabona nyine niho ufitinga. Icyo gihe niki cyagukuriye kujyamo, tuvuge nk'indirimbo, zimwe mu ndirimbo zatumye wumva ukuruwe kujya muri Redeemed cyangwa se mu bacunguwe? Ubwo ndi kuvuga Redeemed kumva indimi z'amahanga, abacunguwe kuri twebwe twumva Ikinyarwanda. Tugiye ku ndirimbo rero, bwa mbere mbona Redeemed, bwa mbere na mbere nabakundiye ku ndirimbo ya kapela yo mu gitabo yitwa Wogejwe. Yego. Ahantu twari twahuriye nabo mu gitaramo, kuko hari indi korali naririmbagamo n'ubundi numva ndabakunze pe, bakaririmba neza cyane. Indi ni hari impamvu. Izo ndirimbo ebyiri rwose nawumvishe numva kabisa kuba ndimo. Uravuga ati Elize wahisemo neza, urangije uraza urakiyoboye. Nuko wisanze. Uzi kuvuka mu bana ugahita uba abana mukuru. Igihe gikwiriye gisohoye. Muri izo ndirimbo se mugiye kuturirimbira iyishye?
uvuga muri izo ebyiri muri izo ebyiri Sohasoribe hari impamvu. hari impamvu okay twigendere na hari impamvu noneho Hari impamvu turiho kuri iyi si si kubw'impanuka oya oya Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tubeho ubuzima bufite intego kuri buri wese ku isi n'ukuzabaho mu ijuru hari impamvu turiho kuri iyi si si kubw'impanuka oya oya Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tubeho ubuzima bufite intego ku mugambi w'Uwiteka kuri buri wese ku isi n'ukuzabaho mu ijuru. namusoreje ntangiye kumva biryoshye basi mutwongere musubiremo basi karufe twongere dufiringe wa mugambi wacu hari impamvu turiho kuri iyi si si kubw'impanuka oya oya Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tubeho ubuzima bufite intego ku mugambi w'Uwiteka kuri buri wese ku isi n'ukuzabaho mu ijuru hari impamvu turiho kuri iyi si si kubw'impanuka byarancanze Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tubeho ubuzima bufite intego bw'umugambi w'Uwiteka kuri buri wese ku isi n'ukuzabaho mu ijuru. umugambi wanjye ndawumvise ni uwo kuzabaho mu ijuru oya ugumanye aho ngaho gatoya nkwereke kuko abandi hari ubunebwe nababonyemo kuko ugiye kureba nose ni gute rata twiganirire sibyo 2015 sibyo turamanutse tugeze 2024 indirimbo mufite kuri YouTube ubu ni zingahe indirimbo dufite kuri YouTube kari nyinshi dufiteho album zingahe dufite album iriho indirimbo 9 uri kumva tukaba twarasohoye indirimbo z'amashusho ubuzimaje kuba indirimbo enye urumva hakaba n'izindi zagiye zisohoka ari audio zigera nko muri 5 cyangwa 6 uvuze ngo byose hamwe kuri YouTube ushanga indirimbo zacu zijya muri 21 nyamara ngende ndikumva mufite ubunebwe ndikumva mufite kuko icyambere urumva umusore ni imbaraga y'itorero ni imbaraga y'igihugu none ndabaze ndabibara nsanga buri mwaka mushyira hanze indirimbo ubwo bari kudukurikirana namwe mu byumve bibare nyine nawe nawe kankukubitemo ako gahurizo ekwasiyo twayumvishe yego niyo rwose ari amutonga aho tubwire ni ukugenda uko imbaraga zawe zingana yego turetse n'icyo ngo uko imbaraga zingana yego ariko buriya muri iyo myaka yose igera ku 9 hariyo mwicuza ariko wamungana hari nk'uko abantu batangiye muri redeemed bagiye bavamo urumva stability y'ikintu icika intege sibyo ugasanga niba abantu batangiye ari 6 bafite imbaraga zihuje yego nk'uko bavuga ngo iyo ishiga ry'inyuma rivuyemo ibi ikibazo niba hari abagiye bavamo bikagenda nkaho bigenze gahoro yego bikongera bigasaba izindi mbaraga zo kugira ngo wongere utere ya ntambwe y'aba bantu uziterera icyarimwe kugira ngo ukomereze aho bari bageze ubwo rero iyo myaka usanga hazamo retari icyo cyatumye nyine usanga hatariho indirimbo nyinshi cyane ariko iziriho zijyanye n'imbaraga zari zihari
kandi burya ikiriho imiziki iragorana si no kuvuga ngo guhenda gusa. Hari uwo mwanya, hari kugira ngo uteguye n'ikintu cyiza, hari uwo mwanditsi wandika ikintu kivuga ati akaba ibintu ntanditseho koko biratanga ubutumwa mukabyemeza, hakabaho iyo studio session. Noneho cyane ko muri ino minsi ho imiziki iragoye nkawe ubibamo, ibajije abaririmbyi imvune bahura nazo biragoye, haba mu kujya muri studio zisigaye zihenze pe. Indirimbo imwe usanga ihenze, kera wajyanaga 50,000 muri studio akagukora indirimbo, ariko ubu ngubu bisigaye biri kure cyane. Mbaza ngo byagenze gutureke kuririmba nkubarire yarakaze, reka nkubarire wisanze nisanze muri korari, umutoza ati ririmba gutya, ukuri kumpanika nashoboye wanditse ahondi. Noneho tujya muri shooting bwa mbere, mbona bankubise inote y'100,000, ndavugana amafaranga ko ntahane nayatungaho, iyi korari nzayibamo. Teofe ndavugana akaguru ndagasunitse, mba ndagiye, ndavugana ariko nzajya mbafana niko nta kundi. Bavuyemo kubera furusi ariko nawe unyumvise nabi, ntabwo nari nshoboye kuririmba. numvise ibintu by'100,000 ntabwo nari nshoboye kuririmba, ariko nyine nabyo urabyumva, nyine nawe utekereza, niba watekereje wabyumvise, si byo? twageze aho washaka iyi cyane ikubite n'uyibwiriza kuri. Ni ukuri pe. Perezida, ndagira ngo wari ukomeje mu kuba mwaragiye mucika intege, atari uko mwebwe mubishaka, ahubwo kuba muri kumwe n'umuntu already nyine akaba arabasize aragiye. Ubundi ni ibibazo bikunze kugaruka mu makorari y'abasore cyane, ubona biterwa n'iki? Icyambere cyo tugendeye ku buzima n'ubundi tubayemo, usanga ahanini aricyo kintu gituma groupe nyinshi z'abasore habamo ibintu kumanuka kongera kuzamuka, kumanuka kongera kuzamuka. Kuko umuntu niba nta kazi wenda nari mfite, bikamubona ko mbonye akazi ahantu kure, yego, ntago biraza gutuma wa murimo nakoreraga hahandi ndibuze kwaguma. Kuko hari indi occupation mbonye iraza gutuma mba mvuyemo gatoya. Kuko bavuyemo bacyari abamambre ba Redeemed, bacyadusapotinga, ariko bikavuga ko batakiba bagihari ngo turimbane nabo. Cyangwa ukabona mwagize amahirwe ajya mu kindi gihugu ushaka imibereho, mbega muri rusange ni imibereho ituma ibyo bintu bikunda kubaho cyane. Asone ngiye kuvuga mu cyargera, ariko nimise mbyibuka. Nabyibutse byaje, ariko subwo nabyibagirwa. Impamvu ikomeye rimwe na rimwe ubona zigenda zitangwa n'abaririmbyi muri uyu murimo mu byerekeranye n'ubushobozi, sibyo? Nk'icyamwene Sonuzo, ubona biterwa n'iki? Icyambere cyo kuko hari ubwo tuva muri korari kubera ubushobozi, sibyo? Kubwo kwitwaza nyine ubwo bushobozi, kandi ugasanga muri iyo korari harimo n'uwafite ubwo bushobozi, byibuza ashobora kwikorera. Yego ntabwo byashobora ngo yikorere isakaro ryose ry'inzu, ariko byibuze ukabona yagerageza. None umuntu mukemera ko ava muri korari, biterwa n'iki? Twebwe ntabwo twese tugira iyo kesi yo kuba umuntu nta bushobozi afite kugira ngo ave muri korari. Kuko igihari cyo kuva muri Redeemed guhera 2015 kugeza ubu, igihari ni uko buri wese ashyiraho itafari rigiye ku bushobozi bwe. Yego, ufite itafari rinini ashyiraho irinini, ufite rito yashyiraho ritoya. Ntabwo twavuga ko muri Redeemed higeze abaho icyo kibazo cy'uko umuririmbyi yavamo kubera ubushobozi. Reka ibyo tubishimira Imana. Ngaho ngerera hagati, noneho dufate kuri rya shiga ryo hagati, naryo turi kumwe turebe ko rizakomera. Sibyo Elize? Turebe ko ritazagusigaho kacwa we. Ariko ushaka ugasanga ishiga ku bantu bateka, hari ukuntu kera wabaga uri gukora nk'ubugari ugasanga ishiga ryagiye kare, n'ukwarika uri kwarika, noneho warangara ugasanga bwiyubitse.
iri ngiri yo turi buze icyo bita imbehe kwiyubika turi buze byagira yego uyu munsi tubwire abadukurikiye ko Redeemed iri gukoresha izihe mbuga nk'umwe mu bareba social media. urakoze cyane dufite imbuga nkoranyambaga kuri buri wese ku isi nukuzabaho mu ijuru hari impamvu turiho kuri iyi si kubw'impanuka oya oya Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tube ubuzima bufite intego ku mugambi w'Uwiteka kuri buri wese ku isi nukuzabaho mu ijuru. namusoreje ntangiye kumva biryoshye basi mutwongere musubire mu basi karufe twongere dufiringe wa mugambi wacu. turiho kuri isi si kubw'impanuka oya oya Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tube ubuzima bufite intego ku mugambi w'Uwiteka kuri buri wese ku isi nukuzabaho mu ijuru hari impamvu turiho kuri isi si kubw'impanuka byarancanze Imana yaturemye kubw'impamvu ngo tube ubuzima bufite intego bw'umugambi w'Uwiteka kuri buri wese ku isi nukuzabaho mu ijuru. umugambi wanjye ndawumvise no kuzabaho mu ijuru. Oya ugumanya aho ngaho gatoya nkwereke kuko abandi hari ubunebwe nababonyemo kuko ugiye kureba nose ni gute rata twiganirire sibyo 2015 sibyo turamanutse tugeze 2024 indirimbo mfite kuri YouTube ubu ni zingahe? Indirimbo mfite kuri YouTube kari nyinshi dufiteho album zingahe? dufite album iriho indirimbo 9 uri kumva tukaba twarasohoye indirimbo z'amashusho ubu zimaje kuba indirimbo enye urumva hakaba n'izindi zagiye zisohoka ari audio zigera nko muri 5 cyangwa 6 uvuze ngo byose hamwe kuri YouTube ushanga indirimbo zacu zijya muri 21. Nyamara njye ndi kumva mufite ubunebwe ndikumva mufite kuko icyambere urumva umusore ni imbaraga y'itorero ni imbaraga y'igihugu none ndabaze ndabibara nsanga buri mwaka mushyira hanze indirimbo ubwo bari kudukurikira namwe mu byumve bibare nyine nawe nawe kankukubitemo ako gahurizo ekwasiyo twayumvishe yego niyo rwose ari amutonga aho tubwire ni ukugenda uko imbaraga zawe zingana yego turetse n'icyo ngo uko imbaraga zingana yego ariko buriya muri iyo myaka yose igera ku 9 hariyo mwicuza ariko wamungana hari nk'uko abantu batangiye muri Redeemed bagiye bavamo urumva stability y'ikintu icika intege sibyo ugasanga niba abantu batangiye ari batandatu bafite imbaraga zihuje yego nk'uko bavuga ngo iyo ishiga ry'inyuma rivuyemo ibi kibazo niba hari abagiye bavamo bikagenda nk'aho bigenze gahoro yego bikongera bigasaba izindi mbaraga zo kugira ngo wongere utere ya ntambwe y'aba bantu uziterera icyarimwe kugira ngo ukomereze aho bari bageze. Ubwo rero iyo myaka usanga hazamo retari cyo cyatumye nyine usanga hatariho indirimbo nyinshi cyane ariko iziriho zijyanye n'imbaraga zari zihari kandi burya ikiriho imiziki iragorana
iragorana so kuvuga ngo guhenda gusa hari uwo mwanya hari kugira ngo utegure n'ikintu cyiza hari umwanditsi wandika ikintu kivuga ati akaba ibintu ntanditseho koko biratanga ubutumwa mukabyemeza hakabaho studio session noneho cyane cyane ko muri ino minsi ho imiziki iragoye nkaho ubibamo abaririmbyi imvune bahura nazo iragoye haba mu kujya muri studio zisigaye zihenze pe indirimbo imwe usanga ihenze kera wajyanaga 50 muri studio akagukora indirimbo ariko ubu ngubu bisigaye biri kure cyane mbaza ngo byagenze gutureke kuririmba nkubarire yarakaze reka nkubarire wisanze nisanze muri korari umutoza ati ririmba gutya mukuru kumanikaho nashoboye wanditse ahondi noneho tujya muri shooting bwa mbere mbona bankubise inote y'ibihumbi 100 ndavugana amafaranga ko ntahane nayatungaho iyi korari nzayibamo Teofe ndavugana akaguru ndagasunitse mbandagiye ndavugana ariko nzajya mbafana niko ntakundi bavuyemo kubera furuzi ariko nawe unyumvise nabi ntabwo nari nshoboye kuririmba numvise ibintu by'ibihumbi 100 ntabwo nshoboye kuririmba ariko nyine nabyo urabyumva nyine nawe utekereza niba watekereje wabyumvise si bese twageze aho washaka iyi cyane ikubite n'uyibwiriza kuri ni ukuri pe perezida ndagira ngo hari wari ukomeje mu kuba mwaragiye mucika intege atari uko mwebwe mubishaka ahubwo kuba muri kumwe n'umuntu already nyine akaba arabasize aragiye ubundi ni ibibazo bikunze kugaruka mu makorari y'abasore cyane ubona biterwa n'iki icyambere cyo tugendeye ku buzima n'ubundi tubayemo usanga ahanini ari cyo kintu gituma groupe nyinshi z'abasore habamo ibintu kumanuka kongera kuzamuka kumanuka kongera kuzamuka kuko umuntu niba nta kazi wenda nari mfite bikamuha ko mbonye akazi ahantu kure yego ntago biraza gutuma wa murimo nakoreraga hahandi ndibuze kwaguma kuko hari indi occupation mbonye iraza gutuma mba mvuyemo gatoya kuko bavuyemo bacyari abamambre ba Redeemed bacyadusapotinga ariko bikavuga ko batakiba bagihari ngo turimbane nabo cyangwa ukabona mwagize amahirwe ajya nko mu kindi gihugu ushaka imibereho mbega muri rusange ni imibereho ituma ibyo bintu bikunda kubaho cyane asubira ngiye kuvuga mu cyargera ariko nimise mbyibuka nabyibutse byaje ariko subwo nabyibagirwa impamvu ikomeye rimwe na rimwe ubona zigenda zitangwa n'abaririmbyi muri uyu murimo mu byerekeranye n'ubushobozi sibyo nk'icyamwene sonuzo ubona biterwa n'iki icyambere cyo kuko hari ubwo tuva muri korari kubera ubushobozi sibyo kubwo kwitwaza nyine ubwo bushobozi kandi ugasanga muri iyo korari harimo n'uwafite ubwo bushobozi byibuza ashobora kwikorera yego ntabwo byashobora ngo yikorere isakaro ryose ry'inzu ariko byibuze ukabona yagerageza none umuntu mukemera ko ava muri korari biterwa n'iki twebwe ntabwo twese tugira iyo kesi yo kuba umuntu nta bushobozi afite kugira ngo ave muri korari kuko igihari cyo kuva muri Redeemed guhera 2015 kugeza ubu igihari ni uko buri wese ashyiraho itafari rigiye ku bushobozi bwe yego ufite itafari rinini ashyiraho irinini ufite rito yashyiraho ritoya ntabwo twavuga ko muri Redeemed higeze abaho icyo kibazo cy'uko umuririmbyi yavamo kubera ubushobozi reka ibyo tubishimira Imana ngaho ngerera hagati noneho dufate kuri rya shiga ryo hagati naryo turi kumwe turebe ko rizakomera sibyo Elize turebe ko ritazagusigaho kacwawe ari gushaka ugasanga ishiga ku bantu bateka hari ukuntu kera babaga uri gukora nk'ubugari ugasanga ishiga ryagiye kare uri kwarika noneho warangara ugasanga bwiyubitse iri ngiri yo turibuze icyo bita imbehe kwiyubika turibuze byagira gutya uyu munsi tubwire abadukurikiye ko Redeemed iri gukoresha izihe mbuga nk'umwe mu bareba social media
nkoranyambaga rero zose twari tuzibaho burya, tuba kuri TikTok, tuba kuri Instagram, tuba kuri YouTube, tuba kuri Snapchat. Iyo tutabaho ni imwe gusa, ni Facebook. Izi zose tuziriho ku izina rimwe rya Redeemed Group Rwanda. Yego. Twizere ko abari kudukurikirana ngo hari muze no kujya hasi muri, ariko nabonye mufite n'indirimo cyashya wana. Turaza kuyipininga hasi kugira ngo wenda bize kuborohera. Ari uwaba ari kudukurikira kumva gushaka Redeemed biramugo, ariko ujya muri comment hasi ure tuyisangamo uko byamera kose. Indirimbo yitwa Amashimwe, producer Boris, video Cyusa, umwanditsi Sibofleri, guitariste Arsene, base Arsene n'abandi. Ni indirimbo akozwe n'abantu benshi, mugende mirebe, irimo amagambo meza. Niyo twabanje kurimba cyagiye bwa mbere. Yego. Niyo ngiyo. Bagende bayirebe, bakande na subscribe, like, share, ndetse batubwire n'akazogera, batubwire n'ikiri kubura muri comment, ikintu kibura ese nicyo twakongeramo kugira ngo ubutaha mu ndimi ngiye gusohoka n'izindi zizaba indirimbo nziza. Iki cyiza twakomeza. Yego. Banayisangije n'abandi yewe. Nibyo by'ingenzi. Babikore kare, hari n'ibindi biri mu nzu igiye kuza. Reka rero abari badukurikiye, reka duse n'abasoreza, ariko murumva ko mudashize amatsiko kuri na Aburahamu, Sara ndetse na Yakobo, icyubahiro hose ni cyawe, Mana waremye byose, usumba byose uri mwiza. Tugarutse imbere yawe, dusize byose tureba uko turi, inguranye ubuzima bwacu, dore ntacyo duhishe. Ese kudukunda nako turi, uduha ibambe tudakwiye, kurema byose ngo bitubere byiza, n'icyitwa kunganya. Ntacyo dufite nk'iyi mitima yacu, ikubera umubavu uhumura neza. Amashimwe n'ikuzo n'iby'umwana w'intama, ukunesha n'ubutsinzi n'iby'uwaremye byose, nguhaye umutima wanjye n'igihe cyanjye cyose, kuko ari wowe mugenga wanjye. Oya ntacyo dufite twakunganya, ntacyo dufite twakunganya Mana. Njye ntabwo nzi kuririmba, mba nafasha, ariko nyine ubwo ngende umwizera, naririmbiwe n'abadukurikiye nabo baririmbiwe, twese turabizi. Reka nizere ko aho uri hose, ibigeragezo byose waba urimo, menya neza kandi uzirikane ko Uwiteka Imana yawe ntacyo ugomba kumumanganya na kimwe. Reka tuguhereho, ndagira ngo hari ibyo turaza kuganira na perezida, ariko wowe utubwire korali Redeemed ni korali muri rusange, ni korali imeze ite? Murakoze cyane, maje ikibazo cyiza. Korali Redeemed ni korali y'abasore biyemeje gukora umurimo w'Imana, ndetse bakiri n'abato, burya ntabwo dushaje, twese turacyari ingaragu. Twemeje gukora umurimo w'Imana, tubazwa mu itorero rya Francophone. Nibe twatangiye kera bamwe muri twe, ndetse n'ubu tukaba tugeze n'aho tugeze. Ikindi tukaba tubikunda pe.